njyewe Nsabimana Jean d'Amour maze kumva amategeko ateganya abashingiranwe, nemeye ndagahato ko Nyiraneza Eugenie azambera umugore nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Bitegete ntabwo ndabire yanditse byanditse njyewe Nsabimana Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko y'u Rwanda ateganya njyewe Nsabimana Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranwe, nemeye ndagahato ko Nyiraneza Eugenie azambera umugore, tukazabana nk'uko twabyiyemeje kandi dukurikije amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Nshimiyimana Innocent maze kumva icyo amategeko ateganya abashingiranywe, nemeye nta gahato ko uwitwa Tuyizere Vestina ambera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Tuyizere Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Nshimiyimana Innocent umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. njyewe Mbarabukeye Jean d'Amour nemeye Nyirandambaje Josiane ko mbera umugore tukazabana ko twabyiyemeje kuko amategeko abiteganya ku itegeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Njyewe Mbarabukeye Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranwe, nemeye nta gahato ko we Nyirandambaje Josiane umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
njyewe Nyirandambaje Josiane maze kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Mbarubukeye Jean d'Amour umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. njyewe Hakizimana Patrick maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe ukwitegetse Joseline umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe ukwitegetse Joseline maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Hakizimana Patrick umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Nizeye ko mwese mumaze gukora igihango, bagira ngo nsabe uwo ari wese babaherekeje yifatanye natwe tubashimire ko bakoze igihango neza. Mwakoze cyane, hari n'abashyizemo gutebya mwabyumvise, abo nabo turabashimiye. Itegeko rero ni 71 twavugaga yo kuwa 30 Kamena mwaka 2024 riteganya ko indahiro imaze gukorwa n'abamaze gukora amasezerano yo kubana yemezwa n'indahiro ikorwa n'umwanditsi w'irangamimerere. Hanyuma nyuma aho ngaho abageni n'undi wese ufite n'inyungu biba bihindutse. Abahindutse iki? Ushobora gusanga wari ufite imyaka 80 ariko uri umuhungu, ushobora gusanga wari ufite imyaka 80 ariko uri umukobwa. Nyuma y'indahiro biba bihindutse, no mu irangamimerere biba bihindutse, waba witwa umugabo undi yitwa umugore. Imyaka yose wari ufite utari warakoze iki gihango, buryo ubukiri umuseribateri cyangwa ubukiri umuhungu n'umukobwa. Mwakoze rero bageni bacu guhitamo neza abagabo n'abagore bemewe n'amategeko mu Rwanda. Icyo musabwa gusa ni uko bahindahiro, ni uko iki gihango, hanyuma inshuti n'abavandimwe bari hafi yanyu nabo bagakomeza guharanira ko bakwishimira kubona mwese urugo ruzima, urugo rw'abagabo n'abagore koko babirahiye imbere y'imbaga ingana gutya. Njyewe Bayavuge Celestin maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Niyonsaba Jeannette umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Jeannette Niyonsaba maze kumva njyewe Jeannette Niyonsaba maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Bayavuge Celestin umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Imanizabayo Anaclet maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Uwiringiyimana Julienne umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Uwiringiyimana Julienne
maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Imanizabayo Anakereti ngubera umugore. Soma neza ibyanditse. Tangira. Njyewe Uwiringiyimana Julienne, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Imanizabayo Anakereti umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.